rero wa musore we uri kwiyumva muri uyu mwanya, ushobora kuba warakundanye n'abakobwa benshi ariko mugatandukana, ukajya mu rukundo kanaka ukaruvamo, ukajya mu rundi ukaruvamo, ukaba ushobora kuba uri hano umaze gukunda n'abakobwa bagera nko kuri 15 cyangwa 30, so mutandukana. Ni ukuvuga ko bari abantu impamvu mwatandukanye ni kubera ko ntago uriya mukobwa ntago ari Imana yari yarakugeneye. Iki ni igihe rero, ni igihe cyo guhamagara wa wundi Imana yakugeneye. Arahari, ni igihe cyo guhamagara wa mukobwa Imana yakugeneye, uriya wa wundi ri wife material, wa wundi ushobora kukuviramo mama w'abana bawe, wa mugore uzamenya kukubaha, wa mugore uzamenya kugucira bugufi, wa mugore uzakubahisha mu bantu, sibyo? Rero uwo nguwo arasengerwa, uwo nguwo ujya imbere y'Imana ukamusengera. Amasengesho dufite uyu munsi wa none ni amasengesho yo kwiriza ubusa. Ni ukwiriza ubusa uvuga ati ndasengera umugore mwiza. Abahungu ndabizi yuko bakunda kuvuga yuko badashobora kubura abagore. Of course uri umugabo, abagabo barakenewe muri kino gihe, ariko ndagira mubwire ngo ushobora kutabura rwose umugore pe. Ugahura n'umukobwa mugakundana, ukamukunda, ugakunda ataye ye, ugakunda uburyo avuga, ugakunda uburyo areba, byose ukabikunda, ariko noneho ugasanga hariho imico mibi yindi afite ishobora kuzakunana kuyihendinga mumaze kugera mu rugo. Rero iyo umusengeye, Imana iragenda ikakuzanira wa wundi w'inzozi zawe, wa wundi w'inzozi zawe, wa wundi uzagukorera bya bindi byinshi wifuza ku mugore wawe. Reka mbabwire ikintu barumuna banjye, mfite umugabo wa wundi Imana yari yarangeneye, wa wundi uzi ibyo ntekereza niyo ntabimubwiye. Nuko nguko umugabo waturutse ku Mana aba ameze, aba afite ibyo bimenyetso byose. Ni wa wundi wumva ushaka uwo ugomba kujya kuriraho, ukagenda ugatangira ukavuga, akagutega amatwi we, akagutega amatwi akakumva byose, bya bindi wifuza byose kugira ngo umubwire, ukabimubwira byose akabyakira kandi akagira gute, akakugira inama. Nuko nguko umugabo uturutse ku Mana aba ameze. Ndagira ngo mbakumbuze umugabo uvuye ku Mana uburyo aba ameze. Ari nawe rero nigira gute, nifuza ngo umukobwa we wese hano azagire wa mugabo Imana yamugeneye. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza murisanga. Hello, amakuru yanyu, murakomeye, nizere ko meze neza. Nkuko bisanzwe ni admin Chantal Hakiza. Ndagira ngo mbabwire ngo umwaka mushya muhire. Tugezemo hagati, kuva umwaka watangira ntabwo nari bwaze gutanga audio muri groupe, nari mbakumbuye, ariko uyu mwaka dufite intego, dufitanye intego, tuzabana kenshi gashoboka muri groupe. Mu mwaka ushize nari ndi busy mu gutangira akazi gashyashya, ariko ubu ngubu maze kumenyera, buryo umuntu amaze kumenyera mu kazi abazi n'uburyo agomba kugira kunavigatinga akazi kwa. Yes. So rero ubwo meze neza ubu ngubu. Ndashima Imana, nari maze kuva kuri Noheli, nduva mbere ya Noheli nararwaye, ndarwara grippe yayindi ariko iteye ubwoba ku buryo wagira ngo ndwaye malaria, ariko nagiye kwa muganga basanga ntago ari malaria kuko muri Amerika ntago ba malaria. And then basanga ntago nari ndwaye covid, nabyo byo barabimpimye basanga ntago ndwaye flu. So hariho virus yari kwataka abantu muri icyo gihe, yamaze nka 2 weeks, amaze ibyumweru 2.
mu by'ukuri meze nabi, mereye n'aba bantu buryo ebana nari ndwaye pe, mu byumve ngo nari ndwaye bimwe biteye ubwoba, ku buryo no kureba message no muri groupe ntago nabishoboraga kureba message, ibiri kuberamo byose ntago nabaga mbizi kubera ko nabaga mfite umutwe uremereye cyane. So rero ndashima Imana yuko nakize, thank God. Ijwi ryaragarutse, ubundi ijwi nta ryari rihari, narakororaga, bemwe naravugaga nkakorora, ijwi rijwangaraye ukuntu. So I mean thank God, ndashima Imana. Hanyuma rero uyu munsi ni umunsi wo kuwa mbere, ndifuza kugira ngo mvuge kuri topic y'uyu munsi wa none. Ndashimira Prosper wafashe igihe akibutsa bagenzi be uyu munsi. Ndagushimira cyane, Imana iguhe umugisha. Ndashaka gushimira cyane abasore n'inkumi mukomeza kwitanga muri groupe, mukumva ko mugomba guhugura bagenzi banyu, no mu gihe ntari mpari, mu gihe nahabonaga umwanya narabibonaga, mwarazaga mugahugurana mukaganira, memke bya bindi nabigishije byose narabibonye mubikora pe, narabibonye mubikora. Muri groupe havuyemo abasore n'inkumi mu mwaka ushize, abasore n'inkumi bakora mariage ari benshi cyane. Uyu mwaka nanone ndifuza yuko abasore bari hano, abakobwa bari ahangaha, Imana ibahereza babandi yabageneye, kuko ndashaka guhereza umugabo wa wundi Imana yakugeneye, umugore wa wundi Imana yakugeneye, kubera ko iyo ubana n'uwo Imana yakugeneye ibintu byose birikora, ibintu byose biroroshye cyane. So rero ngiye kuganira kuri topic y'uyu munsi. Uyu munsi wa none ni ugusengera abo muzabana nabo, ni ugusengera abo muzabana nabo, waba umufite cyangwa utamufite. Iyo umufite biba ari byiza cyane, kubera ko ushobora no kumwatura mu izina ukamuvuga ati kanaka, shiri wanjye ndamukweretse, muzanye imbere y'amaso yawe, umugenderere hagendagenda, hahagarara, aho yicara, gahunda wamo zose ubane nawe, kandi ukomeze umugire wa wundi nifuza mu buzima bwanjye, wa mugore nifuza, wa mugabo nifuza, Imana ikomeze kumukurindira. Hanyuma rero iyo utamufite, urasenga umusaba, usenga umusaba, ugasenga usaba Imana umugabo mwiza, umugore mwiza, kandi wa wundi aturutse ku Mana, wa wundi wagenewe, wa wundi Imana yakugeneye. Nababwiye ngo iyo ubana n'umuntu Imana yakugeneye, my dears, my brothers, my sisters, iyo ubana n'umuntu Imana yakugeneye, reka nkubwire ikintu, ibintu byose birikora. Afite mbaye mu rugo uko ngewe n'umutware wanjye, antuka we are match. Imana yari yaragenye yuko Chantal agomba kubana n'umugabo yitwa kanaka, ntashaka kuvuga kubera ko ntago njya mvuga umugabo wanjye mazina, ntago njya ngira, ntago ari byiza hano kuri social media. You never know, nshobora yogiye kwishyira kuri social media ugasanga ntago ari byiza, ariko ndagira nkubwire ngo Imana yaraduhuje pe, yaraduhuje. Dushobora no kurebana gusa byonyine tukamenya ibyo tugomba gukora. So wumve yuko aho biba bigeze mu myaka 16 tubanye, igiye kuba 17, turashobora kurebana gutya gusa byonyine tukamenya ibyo tugomba gukora. So rero nuko nguko bigenda iyo uri kubana n'uwo Imana yakugeneye. Rero wa musore we uri kwimva muri uyu mwanya, ushobora kuba warakundanye n'abakobwa benshi, ariko mugatandukana, ukajya mu rukundo kanaka ukaruvamo, ukajya mu rukundo ukaruvamo, ukaba ushobora kuba uri hano umaze gukunda n'abakobwa bagera nko kuri 15 cyangwa 30. So mutandukana, ni ukuvuga ko bari abantu, impamvu mwatandukanye ni kubera ko ntago uriya mukobwa ntago ari Imana yari yarakugeneye. Iki ni igihe rero, ni igihe cyo guhamagara wa wundi Imana yakugeneye, arahari. Ni igihe cyo guhamagara wa mukobwa Imana yakugeneye, uriya wa wundi ri wife material, wa wundi ushobora kukuviramo mama w'abana bawe, wa mugore uzamenya kukubaha, wa muzugore uzamenya kugucira bugufi, wa mugore uzakubahisha mu bantu, sibyo? Rero uwo nguwo arasengerwa, uwo nguwo ujya imbere y'Imana ukamusengera. Amasengesho dufite uyu munsi wa none ni amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Ni ukwiyiriza ubusa uvuga ati ndasengera umugore mwiza,
abahungu ndabizi yuko bakunda kuvuga yuko badashobora kubura abagore. Of course uri umugabo, abagabo barakenewe muri kino gihe, ariko ndagira mubwire ngo ushobora kutabura rwose umugore pe, ugahura n'umukobwa mugakundana, ukamukunda, ugakunda taye ye, ugakunda uburyo avuga, ugakunda uburyo areba, byose ukabikunda, ariko noneho ugasanga hariho imico mibi yindi afite ishobora kuzakunana kuyihendinga mumaze kugera mu rugo. Urumva rero iyo umusengeye, Imana iragenda ikakuzanira wa wundi w'inzozi zawe, wa wundi uzagukorera bya bindi byinshi wifuza ku mugore wawe, kubera ko umugabo uwo ari we wese aryoherwa no kubahwa. Rero iyo utunze umugore utakubaha, umugore ugutesha agaciro, umugore utagira gute, bigera aho ngaho ukageraho noneho ukanga urugo, ukabaho wa mugabo usohoka ukarenga ibigo, ukagenda hanze kuryama n'abandi bagore n'abandi bakobwa, kubera umugore ubana nawe mu rugo. Ariko reka nkubwire ikintu, nuba ubana n'umukobwa wa wundi Imana yakugeneye, byose bizoroha, ubuzima bwose buzoroha. Rero ndagusabira ngo usengere umugore uzi kubaha, umugore uzi guca bugufi, umugore uzi Imana. My God, ndagira nkubwire ngo nuba ufite umugore umeze gutyo, ibindi byose bizaza bishamikiyeho, ibyo ngibyo byose n'ababifite, n'abazi kubaha, akaba azi guca bugufi, urabyumva neza, akaba azi Imana. Ibyo ngibyo bitatu byonyine, n'ababifite byose bizagira gute, bizahindura ibindi byose biri ku ruhande aho ngaho, ubuzima bwanyu buzoroha cyane. Rero ushobora kuba uvuga ati abakobwa nkundana nabo bose nibo babi, niyo mpamvu bigenda gutya. My dear, my brother, mva nkubwire ikintu, wa musore uri kunyumva muri uyu mwanya, nawe urebe ku giti cyawe, tangira wirebe, uvuge ati ariko se imico yanjye ni myiza? Ese imico yanjye ntabwo ari ishobora kuba yirukana bari abakobwa? Uriya mukobwa nkundana nawe akagenda, iyo ugiriwe amahirwe umukobwa arakubwira icyo mupfuye, kuko iyo umukobwa akubwiye icyo mupfuye, n'undi akaza akakubwira the same thing, ikibazo kiba ari wowe. Urumva, ikibazo kiba kiri wowe. Rero uyu munsi rero ugomba no gusengera kamere yawe, kamere yawe utari nziza, kamere yawe yirukana abakobwa, nayo ukayisengera, ukabwira Imana, ukavuga ati Mana, kamere itari nziza muri njyewe, yirukana abakobwa, yirukana buri mukobwa uri wese aje mu buzima bwanjye, uyinkuremo mu izina rya Yesu. Nabyo ukisengera ku giti cyawe, Imana ikabanza ikaguhindura, ikakugira mushyashya. Nimara kugira mushyashya, uzagira gute? Uzashobora kugira gute? Ushobora kubana n'uwo mugore wawe azaza, wa wundi Imana yakugeneye, uzashobora kugira ngo ubane nawe, uhindura amaguru kubana nayo, usenge Imana iguhereza inshuti z'umugisha. Urumva, amaguru kubana nayo ashobora kuba ari yatuma utaramana n'umukobwa n'umwe. Senga rero, usenga inshuti z'umugisha, inshuti zizakuba hafi, inshuti zikugira inama. Urabyumva neza, ntupfe kugenda n'umuntu uwo ari we wese. Hariho n'inshuti ushobora kugira mu buzima bwawe akaba ari inshuti y'umuvumo, akaba ari nayo ituma ibintu byose byangirika mu buzima bwawe. Usengera inshuti nziza kugira ngo izo nshuti nziza zizakugeze kuri wa mugore Imana yakugeneye. Ndumva ibyo mbwiye abasore, nubikurikiza wa musore uri kunyumva muri uyu mwanya, ndakwizeza yuko neza uzagera kuri wa mukobwa Imana yakugeneye, kuri wa mugore Imana yakugeneye. Imana yaramaze kugutunganya, Imana yaramaze kugira umugabo mwiza, umugabo uzi kubaha, umugabo uzi kubahisha umugore we, umugabo uzi gukunda. Urumva, icyo ngicyo ni Imana izakora muri wowe, nikizahindura muri wowe.
hagati aho ngaho nushaka umugore wawe muzagira gute, muzahita mumenya uburyo mugomba kubana nawe wa wundi Imana yakugeneye. Aba afite bya bintu byiza byinshi aba agufitiye, rero ntago agomba kujya kugira gute. Niyo mpamvu utarahura nawe, kubera ko hari bitarahinduka muri wowe. Rero uyu munsi wa none ni umunsi wo gusenga kugira ngo Imana igire ibyo igomba guhindura muri wowe, ikugire umusore mushyashya, ikugire wa musore wa wundi Imana yakugeneye yifuza. Ndizera yuko hari ibyo mbabwiye, kandi uwanteze amatwi ndabizi neza ko hari ibyo yakuyemo kandi biri buze kukubaka. Ibintu byose mvuze hano muri iyo audio ntubirambike ngo wigendere, bifate ugende ubyapurike mu buzima bwawe. Ndagira nkubwize ukuri yuko uyu mwaka dutangiye, ibi byose nkubwiye nugenda ukabikora, musore uri kunyumva muri uyu mwanya, uyu mwaka uzarangira waramaze guhura nawe wundi Imana yakugeneye. Mu mwaka ushobora gukora mariage. Ibi ni ukuri nkubwije ukuri. Hanyuma reka gende kuri barumuna banjye, bakobwa beza, ndabakunda cyane, nifuza yuko mwakubaka ingo nziza, ingo z'umugisha, sibyo? Rero uyu ni wa munsi namwe mugomba kujya imbere y'Imana, mugasenga, mugahamagara Imana ikaza ikagaragara mu buzima bwanyu, Imana ikaza ikagira icyo ikora mu buzima bwanyu. Sengera umugabo mwiza aturuka ku Mana. Sengera umugabo ufite urukundo muri we, kuko umugabo ufite urukundo nta na kimwe adashobora kuba yagukorera. Sengera umugabo uzi kubaha, ukubahisha. None icyongeyeho umugabo uzi Imana. N'uba ufite umugabo uzi Imana, reka nkubwire ikintu, ubuzima bwawe bwose buzoroha, muzubaka urugo ruryohe cyane. Sengera wa mugabo Imana yaguhaye, kubera ko nuhura na wa mugabo Imana yaguhaye byose bizagenda neza. Reka mbabwire ikintu barumuna banjye, mfite umugabo wa wundi Imana yari yarangeneye, wa wundi uzi ibyo ntekereza niyo ntabimubwiye. Nuko nguko umugabo waturutse ku Mana aba ameze, aba afite ibyo bimenyetso byose. Ni wa wundi wumva ushaka uwo ugomba kujya kuririraho, ukagenda ugatangira ukavuga, akagutega amatwi akakumva byose, bya bindi wifuza byose kugira ngo umubwire, ukabimubwira byose akabyakira, kandi akagira gute, akakugira inama. Nuko nguko umugabo uturutse ku Mana aba ameze. Ndagira ngo mbakumbuze umugabo uvuye ku Mana uburyo aba ameze. Ari nawe rero nigira gute, nifuza ngo umukobwa uwo ari we wese hano azagire wa mugabo Imana yamugeneye, wa mugabo ufite izo ndangagaciro zose ndi kukubwira. Ariko uwo mugabo aturuka ku Mana. Narababwiye ngiye namutangiye kumusengera kera, abatigeze babona amahirwe rero gusengera umugabo kera, iki nicyo gihe. Sengera umugabo uturutse ku Mana, umugabo ufite ibyo ngibyo byose nakubwiye. Ushobora kuba winjira mu rukundo, ukinjira mu rukundo n'abahungu benshi, ugahura n'abahungu pe, mugakundana, ariko ku munota wa nyuma mukabona mubivuyemo. Umuhungu atangiye gucumbagira gahoro gahoro, rwa rukundo yari agufitiye atangiye kugira gute, kurusubiza inyuma. Ukibaza se bimeze gute? Kwa kundi nawe wenda hariho kamere ufite atari nziza, ho kugira ngo umenye impamvu ari gucumbagira asubira inyuma, ahubwo ukavuga ati uyu nguyu ntago ari we Imana yangeneye. Ashobora kuba ari we by the way, ari we wundi Imana yakugeneye, ariko noneho kugira ngo atangirana none yongera agira imbaraga mu rukundo rwanyu, bigomba kuva kuri wowe. Weho kugira ngo nawe utangire uhinduke, ugende gahoro gahoro, utangire ushakisha uburyo, impamvu ese kubera iki ari kugenda acumbagira, ahubwo wowe ugahita ubivamo.
ugahita ubivamo ugahita umubwira tumva rero nkubwira ikintu, njyewe nawe ndabona ntaho tugomba kugerana. Hari abakobwa bameze gutyo, namwe turi kuganira hano muri groupe murahari, nabo ndibuze kuganira nabo kuri social media nabo barahari, sibyo? Ukavuga ati reka nkubwire ikintu rero, ndabona nta gahunda ufite habe na gatoya, njyewe nta mwanya mfite. Urabyumva? Ukabugize gutyo uswase wa wundi Imana yakugeneye. Kubera iki? Kubera imico yawe itari myiza. Bakobwa nimumenye gukominika, nimumenye uburyo mugomba kuganira n'abahungu, nimumenye uburyo mugomba kubana n'abahungu muri mu rukundo nabo. Ariko ibingibi byose kugira kubera ko hariho kamere umuntu aba afite. Hariho abakobwa bagira amahane pe, ni benshi nganira nabo bagira amahane ku buryo noneho bigeraho nkamuganiriza nkavuga ati ariko se ubundi ni gute uyu nguyu yabona umugabo? Ntago bishoboka. Ni gute umukobwa ufite imico nk'ingi yabona umugabo? The great thing ngiye mpita mbikubwira, iyo ubyumvisha urabyumva ukagenda ugahinduka ugashaka uburyo ugomba guhinduka, ariko utabyumvisha nyine ubaho gutyo uzabaho uzagera no ku myaka 50 utarabona umugabo kubera imico yawe utari myiza. Rero sengera kamere yawe mukobwa turi kugana muri uyu mwanya, sengera kamere yawe iri muri wowe itari nziza, Imana yice izana umukobwa muzima, umukobwa uzamenya kubana n'umugabo mu rugo, umukobwa uzamenya kubaha, umukobwa uzamenya guca bugufi, umukobwa uzamenya yuko umugabo ari umugabo, akamwubaha akamwubahisha. Niba umuntu uze ushyira umukobwa bikunanira kubana n'umuhungu muri mu rukundo, nawe uhora buri gihe bururu umubwira nabi, umutesha agaciro, wibwira yuko bizakorohera kugira ngo bane na wa wundi Imana yakugeneye, na wa mugabo mwiza Imana yakugeneye. Kubera kuri ya mugabo Imana yakugeneye afite ibyiza byinshi cyane, ntago agomba kugenda kubijugunya mu mahwa just like that. Imana ntago ishobora kubyemera. Uzi ko ushobora guswata wa mugabo Imana yakugeneye bitewe n'imico yawe? Rero senga Imana igufashe, ibanzi guhindure muri wowe, nimara kuguhindura hanyuma noneho ubone kugira gute, ubone guhura na wa musore Imana yakugeneye, wa wundi azakubera umugabo, wa wundi uzamenya uburyo agaciro k'umugabo icyo ari cyo. Ariko bakobwa mwereka mbabwire ikintu, nduva shaka kwibanda, nduva afite spirit yo kwibanda ku bakobwa muri kino gitondo cya none cy'iwacu. Mukobwa uri kunyumva muri uyu mwanya, uzi ko yuko ushobora no kuba uri umukobwa ufite ubwenge pe, ufite ubwenge, warize, uri umukobwa ufite akazi keza, uri umukobwa byose ubifite, ariko nta mugabo ufite. Icyubahiro cya mbere cy'umugore ni umugabo. Rero icyo ngicyo warakibuze, kandi iyo kibuze burya ubuzima buba buri aho biba biri kugana ntago haba hari heza. Muri iyi myaka 16 mbabwiye, cyangwa muri iyi myaka hafi 17 nubatse, bitavuze yuko hariho byinshi cyane ntashoboraga kuba nakumvikana n'umugabo wanjye. Ariko byonyine guca bugufi no kumva no kubana n'Imana cyane nibyo byatumye nubatse urugo rukaba rugeze aya masaha, tukaba turi abangaba beza cyane. Iyi kapo mwifuza cyane, iyi kapo mwese mukunda, iyi kapo yarakoze cyane, iyi kapo yavuye ku Mana. Umugabo wanjye amenya uburyo ibyo mukeneyeho, nanjye nkamenya ibyo nkeneyeho, hagati aho ngaho ibyo ngibyo nibyo bishobora kuba byatwubakira. Rero bakobwa mwige guca bugufi, mwige kubaha, urumva, mwige kubana n'Imana, kubera ko n'ububana n'Imana byose bizagenda neza. Narindi kubabwira ati ushobora kuba uri umukobwa ufite ubwenge, ushoboye pe, ugahura n'umuhungu, the moment umweretse yuko ari ikigoryi imbere yawe, umenye ko umuhungu uzamubura. Kubera ko uko Imana yaremye igitsina gabo icyo ari cyo cyose gikunda icyubahiro, nutubahura mukungu ukundana nawe uzamubura umureba. So rero bakobwa mwe mwigiye guca bugufi. Muri iki gihe abakobwa bagira amahirwe, bagiye mu ishuri, bafite ubuzi bwiza, bafite amafaranga, ariko ibyo ngibyo ntago ari byo bizaguhereza umugabo. Ikizaguhereza umugabo
ni ukumenya guca bugufi, kubaha no gukunda. Kubera ko iyo umuntu umukunda, ubundi ugomba kubanza no gukunda. Ahubwo kunda uwo muhungu muri kumwe, n'umukunda bizazana kubaha, bizazana guca bugufi, kandi ujye umusengera, sibyo? Ubwo rero Imana ikomeze kuba mpera umugisha. Numvaga mfite inyota yo kugira ngo nganire namwe. Uyu mwaka dutangiye uzababere uw'umugisha. Uyu mwaka dutangiye uzabonemo wa mugabo Imana yakugeneye. Uyu mwaka dutangiye uzabonemo wa mugore Imana yakugeneye. Byose jya imbere y'Imana. Uyu munsi wo kuwa mbere tujya imbere y'Imana. Reka kugira ubunebwe, reka kuvuga ngo ndaribwa mu gifu, reka jya imbere y'Imana. Iyiriza utariye kubw'umugore mwiza, iyiriza utariye kubw'umugabo mwiza. Byose ndakwizeza yuko uyu mwaka nabikubwiye, nubikora ibi ngibi ngiye kukubwira, ukajya ujya imbere y'Imana ugakora amasengesho yo kwiyiriza ubusa buri ku munsi wo kuwa mbere. Reka nkubwire ikintu, umukobwa mwiza, musore mwiza, uzabona wa wundi Imana yakugeneye, uzahura nawe. Ubwo rero Imana ikomeze kubana namwe. Ndabakunda cyane. Yari Admin Chantal Hakiza. Bye bye. Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza murisanga.